inshuti zanjye, ahangaha niho wageze. Ahangaha ni Kimanda TV, kora subscribe and share, ubundi ukomeze ugende ureba ibiganiro byacu byiza cyane. Uyu munsi iminsi yashize kabisa yasize imihanda hari kuvugwa umukinnyi wa filime Niyitegeka Gratien wagaragaye video ari kurapa bikomeye cyane kabisa, agaragaza ko nawe afite indi mpano kandi ko aretse filime yajya mu muziki kabisa nawe akarapa kandi bikamera abantu bamukunda. Umva uko yabikoze neza cyane. Reka twogoga ikirere nk'agaca mu bicu kubwo guca impaka twigendera mu ndege kuko twatsindiye amatike muri MTN. Uburakanda kode bakakwita ubukombe kubera yuko tunzi ibirombe kubw'amamiliyoni witsindiye. Mama we, watsindira TV ukazereka ubuvivi, watsindira moto nawe ukazagiserera, birahebuje ku magare. Ntiwisondeke mama we, oya ntiwisondeke. Weekend yacu yarashize, hajyaho umunsi wa mbere, hajyaho kwa kabiri, hategerezwa umukino uzahuza igihugu cy'u Rwanda na Nigeria. Uwo mukino Kagame niwe waje kuwureba kabisa, yarawurebye arawitabira, aravuga ati nanjye ngiye gushyigikira ikipe y'igihugu cyanjye kabisa, igihugu cyambyaye. Nawe yarahari cyane hariya kuri stade Amahoro ejo kuwa kabiri kabisa, aho match yabaga byari umuriro kabisa. Paul Kagame mu minsi myinshi yarishize atagera ku kibuga cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ko yavugaga ko nta kintu bakina. Ubuse byaba byongeye kugira urwego bigeraho, reka tubihanga amaso. Uyu mukino Nigeria n'u Rwanda witabiriwe n'umuryango wa Kagame, baramukorera n'umukobwa wa Kagame n'umugabo we, nabo bari bahabaye cyane baje gushyigikira ikipe y'igihugu. Nyuma y'imyaka myinshi batahagera, bavuga ngo umupira w'amaguru urimo amarozi n'ibiki, gusa twavuga ko bitangiye kujya mu buryo buriya. Reka tubihanga amaso. Uyu mukino rero wasize inkuru nyinshi imusozi kabisa mu Rwanda, aho ikipe ya Nigeria yakinishijwe kabisa n'abakinnyi b'Abanyarwanda, ubona ko batabatinya kandi bafite kwimana igihugu. Bakimanye kabisa, ntihagera igitego cy'ikipe ya Nigeria cyinjira mu izamu ry'u Rwanda. Match irindangira ku minota 90, kandi buriya abandi bantu bari bazi ko u Rwanda rugiye kurya ibitego byinshi kabisa, ahubwo ikintu cyabaye u Rwanda rwakinye ikipe ya Nigeria yaducitse kabisa. Abagabo bayikinishije, barayikinisha ewana, baritambaza, bari kwita amapoto, ariko nyine biranga kugwamwe makeya. Match irangira ari ubusa ku busa. Uri we nawe nguyu n'umukinnyi w'ikipe ya Galatasaray, nguyu Victor Osimhen, ariko bari bamubitse kabisa, bamubwiye ngo wowe uri umwana. Baramufata baramubika cyane, baramubwira ngo ntago haca kabisa. Byari kuri stade Amahoro rero, hari vibe nyinshi, hari ibyishimo by'abafana, abantu bategereje iminota 90 ukirangira, batese u Rwanda bari igitego gute, ariko nyine byaje kurangira bibaye ubusa ku busa. Ku bafana benshi bari bitabiriye kureba no match ikipe y'igihugu y'u Rwanda gushaka itike kujya mu gikombe cya Afurika, byari ibyishimo cyane kabisa. Reka tutegereze turebe n'izindi match ziri imbere uko zizagenda. Ntumutse gukora subscribe and share kandi Kimanda TV, ukagenda ubona ibiganiro byacu byiza cyane bikugeraho gatatu, kandi turabakunda cyane. Reka tubivaye.
yego ahangaha ni Kamana TV, nkibutsa gukora subscribe, share and comment tukagenda dukomeza ibiganiro byacu. Nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao ciao.